umunsi udasanzwe kuri VESTINE ufatanya na Dorcas mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Aragaragara neza mu misatsi isutse, bamwe bati atengushye ADPR, ariko kandi ni isabukuru ye y'amavuko. Nagira ngo mwifurize isabukuru y'amavuko nziza muri comment. Bruce Melodie we kandi aragira ati niba koko utari kubona Grammy Award muri future yanjye ntabwo uri kureba neza bihagije. Ese mu mboni zawe uri kubona Bruce Melodie ashobora kuzana Grammy Award mu Rwanda? Icyo namubwira ni amahirwe amasa. Hanyuma kandi YAMPANO na MARINA bongeye gukozanyaho. MARINA ayanditse ibaruwa ifunguye isobanura uburyo yasibishije iriya ndirimbo, ariko kandi nyuma yo kuyisoma YAMPANO nawe ahitamo kumusaba imbabazi. MARINA yavuze ko ibyo yakoze atari ubunyamwuga kandi ko MARINA adashobora gukora ibintu bitarimo ubunyamwuga na buke. Hanyuma YAMPANO asaba imbabazi, aramubwira ati Queen I'm very sorry. Subscribe na follow. Showbiz News Rwanda. Yes, ngaho nguko rero ngiye nitwa Flores, yiri Showbiz News Rwanda. Nizere ko mumeze neza aho muri hose hagiye hatandukanye. Nizere ko kandi ibintu bimeje kugenda neza, Imana iri kubaha amafu n'amafaranga. Let's get in. Ubundi nta gutinda nkuko mumaze kubyumva, nyine ni amakuru aba ari kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni MARINA, Bruce Melodie, VESTINE and Dorcas, ariko line up turavuga ku nkuru ya MARINA ndetse na YAMPANO by'umwihariko. Reka tutanatinze duhita duhera kuri inkuru ya MARINA ndetse na YAMPANO wa boy. Nkuko uri kubibona muri iyi baruwa cyangwa se muri iyi post, ni post YAMPANO we yapostinze nyuma yuko MARINA nawe asohoye ibaruwa irambuye isobanura uburyo yasibishije iriya ndirimbo yitwa Urwagaro kuri YouTube. Bundi bijya gutangira, MARINA like na YAMPANO bagiye studio bakora indirimbo bararecordinga, then ibikorwa byo kurikodinga birangiye bemeranya itariki yo gushyira hanze indirimbo. Kugira ngo rero ubyumve ko niba MARINA ari umugome cyangwa se YAMPANO ari we wamutengushye, tugendane neza fresh akantu ku kandi. Hanyuma indirimbo imara gukorwa audio, bemeranwa kuzashyira hanze video, ariko YAMPANO aza kugaragaza ko afite ikibazo cy'ubushobozi bw'uko nyina adashobora kubona ayo gukoresha video. MARINA aravuga ati don't worry, ushaka amafaranga yo kwishyura umudirector, ngewe ibindi byose ndabyimenyera, set imisatsi nta kintu ndi bukubaze cya makeup. Hanyuma bigenda bityo, YAMPANO arashakisha avuga yuko n'ubundi amafaranga atarimo araboneka. MARINA rero nyuma yo kubyumva aramubwira ati bro, nge ntabwo nasohora indirimbo y'amajwi gusa itagira video. Aramubwira ati reka tube tubiretse tubanze dushakishe uburyo amafaranga banza aboneke. YAMPANO rero muramuzi nawe ahita afatiraho ntiyabyumva, indirimbo bayibise hanze ngo bar. Nuko nguko rero, ariko YAMPANO wo mwarabyumvishe yari ari kuri MARINA yavuze yuko buri iriya ndirimbo nubwo yagiye hanze ntabwo nawe azi uburyo ngo yagiye hanze, ahubwo team bakorana niyo yafashe decision niyo kuba yasohora iriya ndirimbo. MARINA rero ati nge ntabwo nabyihanganira, indirimbo barayisibishije. Bamwe bati ni prank, ni bya bindi nyine tujya kumva ngo indirimbo yasibwe hanyuma yongeye yagarutse, prank and word byinshi cyane nyine mujya mubyumva, mukunda kubibona kenshi indirimbo kabango yasibwe ariko nanone gahita igaruka. Hanyuma rero ngikimara gusibwa ubwo YAMPANO abarapostinze ati MARINA ni sekibi, ariko kandi MARINA nyuma y'iminsi arimo aravugwa ku mbuga nkoranyambaga, YAMPANO arimo agenda amuriraho hit ndetse amuvuga cyane. Bamwe ari n'amamvu bagize ngo ni prank, ariko igihe gishize itaragaruka, things are very serious. Hanyuma MARINA sorry ibaruwa yaravuga ati bro, biriya bintu nta bunyamwuga burimo, ngende kuri ethics zanjye z'akazi, kuri professionalism yanjye, ntabwo nshobora gukora indirimbo itagira audio gusa mvuge ngo nyihaye abakunzi ngo bagende bayivibing. Ariko kandi MARINA ajya kuri potinga EP yose yari kuri YouTube y'uyu musore YAMPANO, yose yahise iviraho icyarimwe. YAMPANO yagiye yumvikana igihe kinini avuga yuko n'ubundi ngadakeneye MARINA, ahubwo yagira ngo yereke abantu koko bakoranye mbese hit nyine, kuko ngo mu ndirimbo afite zigera kuri 80 ntabwo akeneye mo MARINA cyane ku buryo yavuga ko badafitanye indirimbo ibikuba byacitse.
ngo rero YAMPANO. Ariko tujye tunaganira muri comment mujye mutubwira ubundi ubona just ibi bintu Marina yakoze ari byo, ese YAMPANO we ushingiye ku bintu amaze iminsi amuvugaho kuko nibyo. Ariko kandi YAMPANO nawe icyo namukundiye yagezeho asaba imbabazi nyine, aravuga ati sister ntabwo twakwangana, queen of the music, uri umwamikazi, kuko ntabwo ndi kwibona twanganye kabisa, reka nyine I'm very sorry kubyo nakoze, kubyo navuze, ariko n'ubundi dukomeze tubane just duchillinge, ibintu bikomeze bigende flex yes y'abantu. Nuko nguko rero ibyo bya Marina ndetse na YAMPANO byifashe. Marina the Paul, umukobwa cyangwa se umuhanzikazi ukunzwe cyane muri industry nyarwanda, ndetse kandi na YAMPANO, ndakeka nyine ugira idea udusigira kuri ibi biri kuvuga kuri YAMPANO ndetse kandi na Marina the Paul. Bruce Melody ati njyewe Grammy Award ndayizana mu Rwanda. Bamwe muti Bruce Melody n'urwenya, Bruce Melody Grammy Award mu Rwanda kugira gute kandi ugerayo ntunatarame ntibatujyana gutumira ariko yaratumiwe, by the way yaratumiwe, nigeze gukora inkuru muzayibona, yaratumiwe kabisa. Ariko kandi Bruce Melody ku nshuro ya kabiri aravuga ati if you don't see Grammy Award in my future, you know looking hard enough. Mu Kinyarwanda ati niba utari kubona Grammy Award hazaza hanjye, cyangwa niba utari kubona ko nzatwara Grammy Award hazaza hanjye mu Rwanda, ntabwo uri kureba neza bihagije. Bamwe bati Bruce Melody wasaze. Ariko kandi Bruce Melody tujyane kuri fact zigaragara z'ibyo agenda akora the bad day. Bruce Melody numwe mu batipe man mu Rwanda, numwe mu bahanzi but on top, nubwo na Ben abahari, ariko Bruce Melody hari amahirwe menshi yuko ashobora kubona Grammy Award imbere yuko the Ben. Ariko nanone by the way ntivuga kuri the Ben, mumfashe doye congratulation the Ben kubera umwana we yibarutse w'imfura, bamwita Mugisha Runa ndetse n'andi mazina icyeza. Mumubwire congratulation by the way the Ben, congratulation. Nuko nguko rero. Ariko kandi Bruce Melody Grammy Award na ndimo ndavuga uburyo ashobora kuyitwara. Reba iriya album ashobora amaze iminsi ashyize hanze, harimo Joe Boy, arijya kuranye n'abandi batipe batandukanye bo muri Afrika. Nize bro n'umuntu uzwi man Bruce Melody, arazwi bitewe nuko na brand z'amazina, nubwo bamwaje muvuga ngo arikorana n'amazina atagifite hit, ariko biriya bintu bishobora kwambutsa music industry, kubera ko however uko byagenda kose ntabwo abura abantu bakunda uriya Joe Boy barebye indimbo za Bruce Melody kandi bahita bamumenya nyine nk'umuhanzi uhagarariye industry y'u Rwanda, nk'umuhanzi uri mu Rwanda. Rero that is possible enough yuko Bruce Melody ashobora gutwara rimwe, ariko nanone bisabwa ko ashyigikirwa, kuko kuzira nomination kugira ngo umuntu atsinde bisaka bo mu gihugu cye bamushyigikiye bagatora voting. Yani abanyarwanda rero mugire mu supporting music yacu, mu supporting Bruce Melody, mu supporting abahanzi bakizamuka ndetse n'abazamutse, kubera ko music yacu iracyakura kandi ikeneye kugera ahantu kure hakomeye ku buryo yanaca no kuri Tanzania, kandi n'ibintu byashobokaga enough. Nuko nguko rero bimeze. Nizere ko uranakora subscribe subwo tujye ku makuru ari kuvugwa hanze. Reka turebe what is up. Here tugiye hanze y'u Rwanda muri East Africa, ntabyo nirwa mpavuga ahubwo kwisi. Muramuzi wo bita PDD kari mu rukiko, ibintu bikomeje kugenda nyina akomeje kugenda aburana, ashinjwa ibyaha byinshi bigiye bitandukanye, ntari bugaruke kuko twabivuze inshuro nyinshi. Ariko kandi hari uwo bita Joseph wagiye gushinja PDD mu rukiko, avuga yuko yahohotewe, ngagashimutwa akajyana mu kirori PDD yari yateguye ari kumwe ndetse n'abandi batandukanye. Rero akaba yashinjije uwo bita James LeBron na Beyonce yuko nabo muri icyo gitaramo uyu mugabo yashimutiwemo yari arimo. Ntabwo ari ibyo ngibyo rero ahubwo byo gushimutwa, no kuvuga ngo gushimutwa, ahubwo yarashimuswe ajyana mu bitaramo, abundi yambikwa maske y'igitsina gabo.
ubundi ategekwa kuyitemberana muri icyo gitaramo. Ariko ni ahera avuga yuko nyine P ahubwo yatahoteye abakobwa gusa bwahoteye n'abagabo. Inkuru ntabwo ndayitinda, ahubwo nanone mite mvuga kuri Kanye West. Yingi tuba tuzayikorera ikindi kiganiro cyayo cyihariye. Kanye West yavuze yuko yicuza n'ubundi kuba yarabyaranye no star Kim Kardashian. Nuko nguko rero meze. Izi ni inkuru tuzarambura mu bindi biganiro, ariko nizeye kuri bukore subscribe ndetse ugakanda na notification bell ukajya ugaruka kureba ibiganiro tugenda tubakora. Yitwa Fred Rizimana, baha amahoro ndetse n'amafaranga. Shout out Showbiz News Rwanda.